Hello nk'ibisanzwe ni Cyizere TV Rwanda, tugarukanye na wa musore wanyu mukunda cyane bita MC Kajuga. Nk'ibisanzwe murabona ko nabazaniye abatumirwa musanzwe mumenyereye ku Cyizere TV Rwanda. Reka mbakire muri studio. Uretse ko Cyizere TV Rwanda tudakora muri studio gusa, urabona ko nagiye nafashe urugendo rero kugira ngo mbagezeho babakunzi banyu mwantumye. Murabona ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umutumirwa ndetse n'iburyo bwanjye ndi kumwe n'umutumirwa. Reka tubakire muri studio. Reka mpere ku mukunzi wanyu musanzwe mumenyereye ku Cyizere TV Rwanda, undi iburyo. Reka tumuhe umwanya abasuze anabibwira. Yes, murakoze cyane rero nkuko mubizi ngiye nitwa ni Bishaka Vital alias Pastor Gakende. Ni Pastor Gakende nkuko mwari musanzwe mubizi. Iri zina nizere ko dukurikiye uhise uryibuka ku Cyizere TV Rwanda. Reka njye ni bumoso bwanjye nakire umutumirwa, undi bumoso abibwire. Ndabakunda cyane. Ubusanzwe ni MC Tony. MC Tony. MC Tony barazwi cyane. Bite Mr Tony nk'ibisanzwe kabisa. Aha ni ku Cyizere TV Rwanda nk'ibisanzwe. Murumva ko byonye n'amazina akanganye cyane. Pastor Gakende ko muramuzi mu Cyizere TV Rwanda. Na MC Tony cyangwa Mr Tony murababona ko nkikijwe kandi ngaragiwe cyane. Nibisanzwe nkuko mubizi ni Cyizere TV Rwanda. Reka mbasuza muherereye hose, haba abari mu Rwanda cyangwa se ari ku mpera z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Reka mbabwire ko ari Cyizere TV Rwanda tugarutse. Murabona rero ko nimanukiye nageze ahantu mudasanzwe mutumenyereye. Nakoze urugendo rutari rugufi cyane. Murabona ko imbere yanjye nateguriwe ndetse nakiriwe nk'ibisanzwe. Murabona ko mfite ikinyobwa utasanga ahandi hantu uretse mu Cyizere Bar. Ndaje mbafitiye udushya twinshi cyane. Reka ngusabe wowe udukurikiye ubanze ukande kuri like, subscribe, share and comment kugira ngo utaza gucikwa n'ibikurikiye. Aha turakomeje. Reka rero nk'ibisanzwe bakunzi b'Cyizere TV Rwanda, mugahinda kenshi mu mubaro mwinshi musanzwe mujya kuri YouTube mugasanga Cyizere TV Rwanda kiri gukoreshwa n'abantu mutari musanzwe mumenyereye. Mbese mwaba muzi ko nje kubasobanurira uko bimeze. Murabona ko ndi kumwe na Pastor Gakende ndetse na MC Tony. Bagiye kutubwira nk'ibisanzwe aho Cyizere TV Rwanda uko byabagendekeye, aho giherereye n'igituma tutakibabona nkuko bari barabidusezeranyije. Reka twakire Pastor Gakende adusobanure Cyizere TV Rwanda, abakunzi banyu ko bababuze bambwira ko mutakiboneka byagenze bite. Murakoze cyane. Twagiye duhura n'ibintu bikomeye cyane ubwo twari turi mu bintu bijyanye na campaign. Yego. Niho twatangiye turimo kwamamaza nyine umuganda wacu. Yego. Niho rero twagiye za Kacyiru ngo tugiye kuririmbayo. Nyuma yaho muri iyo minsi rero niho twaje gukora n'ikibazo cya channel yacu dusanga barayihakinze. Nk'ibisanzwe ntabwo ari mwe mukikoresha. Oya, urumva amo bayihakinze turimo turagikurikirana twabona kumenyesha inzego, ariko ntabwo ubu ngubu iragaruka, ubu ngubu mutibona. Arakoze cyane. Urumva ko Cyizere TV Rwanda mwari mumenyereye, urumva ko bahuye nibiza, urumva ko YouTube channel yabo barayihakinze, barabinjiriye. Urumva ko bagize urugendo rwiza rwo kwamamaza umukandida wacu, birangira binjiriwe n'undi muntu abatwara YouTube channel yabo twari tumenyereye nk'Cyizere TV Rwanda. Ariko noneho mwakibaza ngo niyi ngiyi kuki yitwa Cyizere TV Rwanda. Uze gucunga mu nyuguti, hamwe harimo cya ahandi hari ka. Iryo nibanga. Urumva ko twabahinduriye cyane ko nk'Cyizere twubatse, ntabwo twari gutuza gutyo gusa. Reka dukomeze twumva aho bishya bishyira. Hanyuma Pastor Gakende, habo bantu babinjiriye mwabashije kubamenya? Hari abo turimo gukeka twamenyereje inzego barimo barabikurikirana, ariko turibaza ko bigaragara bazamenyekana ubwo turimo turabona ibimenyetso bitandukanye biri hafi yo ibintu bigiye kugera ku murongo. Niki wakizeza abakunzi banyu? Wakizeza ko iyo YouTube channel igomba kugaruka cyangwa se n'iyi ngiyi nayo bagomba kuyikurikira?
oya byanze bikunze ntabwo tuma bagira irungo abakunzi bacu, niyo mpamvu turifite icyizere twashyizeho ikindi cyizere kugira ngo wowe wagira gutebe kugira irungo. Urumva Pastor Gakenda ati ku cyizere yabasezeranyije kandi mugomba kumugirira nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abari hanze y'igihugu badukurikira ku Cyizere TV Rwanda, bagize bati ntabwo icyizere mwabagiriye bagitakaza kandi ntabwo bifuje ko muzagira irungo, niyo mpamvu mubabona ku kindi Cyizere TV Rwanda. Reka twumve abo bantu watubwiye ko bashyikirijwe inzego z'umutekano cyangwa ntabwo bari bashyikirijwe inzego z'umutekano? Ubu twatanze amakuru nyine inzego z'ubutabera zimaze gukurikirana kugira ngo tubabanze turakusanya ibimenyetso neza kugira ngo tubigezeho ubundi bagire gute bakurikirana abantu baye batwaye YouTube yacu. Hano turabizi dufite icyizere ko bimugaruka kuko bayitwaye, ubundi icyizere duhora ni ibisanzwe. Icyizere ni icyizere mu Cyizere TV Rwanda. Yes. Birumvikana cyane, urumva ko icyizere kiracyari icyizere mu Cyizere TV Rwanda. Ahubwo hari ikintu abakunzi bakomeje kwibaza, ese ko icyizere urumva ko cyahakinzwe cyangwa se kingiriwe kigatangira gukoreshwa n'abatari ba nyiracyo, abakinnyi b'Icyizere TV Rwanda twari dusanzwe tumenyereye uretse umwe tubona gusa mu Cyizere TV Rwanda, n'abakiriya bacu cyangwa se abakunzi bacu tubizeze ko abakinnyi bari basanzwe mu Cyizere TV Rwanda cya mbere n'ubu ngubu mukibafite. Abakinnyi bose barahari rwose, ahubwo tuba turongeramo n'abandi kuko abakinnyi bo ntabwo bareka icyizere ko tuba tubanye neza. Ibintu byacu tubikora ku murongo kandi turacyakunda, niyo mpamvu ubona uyu mutumirwa urabona nawe n'umukinnyi w'icyizere twamaranye imyaka guhera 2011. Turamuzi, dusa tumubona yakinanye n'umukinnyi wakunzwe cyane muri sinema nyarwanda, bamwita wa mukobwa wigize uherutse kwita Dorimbogo. Voilà, Dorimbogo ku Cyizere TV Rwanda nawe yarakunzwe cyane, birangira igihe kigeze Uwiteka aramucyura. Tunihanganisha umuryango we na n'isaha, abo bamwe turabyakira ariko nyine nk'Icyizere TV Rwanda ntabwo kirakira kuko cyabuze umukinnyi wakunzwe cyane mu Cyizere TV Rwanda mu masinema nyarwanda, kandi muramuzi n'ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga iramenyekanye nka Dorimbogo, muramuzi cyane. kandi Cyizere TV Rwanda kikibwira ababyeyi ba Dorimbogo cyangwa se umuryango wa Dorimbogo ngo bacyakomeje kubihanganisha cyane, mukomeze mwihangane. Reka twakire undi mutumirwa uri ibumoso bwanjye bita MC Tony, nawe atubwire icyo ateguriye abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abakunzi b'Icyizere TV Rwanda. Nakaye gashya utegura kubashyira hanze nka MC Tony dusanzwe tumenyereye mu Cyizere TV Rwanda? Turakwakira. Kabisa, murakoze. Nkuko mubizi ngira ngo Cyizere TV Rwanda dubarana ibishya. Ntabwo twacitse intege ngo nuko channel yacu yagiye, ntabwo twacika intege, nuko nzi neza ko izagaruka. Twanze kwicara kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro bishya cyangwa se tubagezeho n'andi mafilime mashyashya. Nkuko wari ubivuze, ni byinshi cyane duteganya. Harimo filime nshyashya, harimo filime mwamenye nka ngira ngo Gashendewe. Wacu mu cyaro. Iyo ngeze kuri iyo filime bitanibuka kabisa. Ni filime yitwa Wacu mu cyaro, ngira ngo abantu mwarayikunze cyane. N'ubu ngubu ndacyayandika kubera ko ni filime ndende cyane. Nzi neza ko isaha ku isaha iraca rizagaruka. Buriya ngo najyaga numva mu Rwanda umunyarwanda yaravuze ngo umenye ukwibye ariko ntumenye aho bishe. Nzi neza ko isaha ku isaha channel izagaruka, ntago ari ibintu byo kwirara cyangwa iki. Channel izagaruka kandi iriya filime yo irakomeza, turayikomeza, iracyahari, namaze no kuyandika kabisa. Nkuko babivuze rero, ndacyari MC Tony, ndacyari umwacteur wanyu, ndacyari director wanyu, ndacyari director w'Icyizere TV Rwanda. Ngira ngo kabisa mbafite ku mutima. Arakoze cyane MC Tony, ati njyewe udushya turacyarudusha mu Cyizere TV Rwanda, ntabwo twacitse intege. Ati naribwe ariko nayobewaho nahishwe. Urumva ko uko byagenda kose icyizere ni icyizere mu Cyizere TV Rwanda. Urumva ko bikomeje kuba urucyabana.
reka dukomeze n'izindi gahunda. Nigeze kumva amakuru acyaracyara hirya no hino ngo mu Kizere TV Rwanda ngo harimo n'Ikizere Bar, harimo n'Ikizere Bar. Ese koko ibyo numvishe n'ukuri? Ngo ntabwo ari ukuduha ibi gusa, ahubwo n'abakunzi banyu n'uwifuje kubagana wese hari uburyo mu mwakira bitandukanye n'uburyo dusanga ahandi hantu. Ayo makuru yaba ari impamo cyangwa n'ukubeshya? Ntabwo babeshya, ibintu byose birigaragaza, ibikorwa birivugira. Icyizere cyo tuba dufite byose. Urabona niyo cyane cyane nk'abakinnyi bacu iyo bakoze nk'ubukwe tubaha amakamera tukabakorera muziki tukabaha ibintu byose byo bigiye ku murongo. Mu Kizere TV Rwanda harimo na studio, sonorisation ni mu Kizere. Mbese abakinnyi bacu bakoze kugira ngo n'inshuti zabo tubibagezaho nta kibazo, imodoka iraye kubigezaho Kizere TV Rwanda. Urumva ko Ikizere ni Ikizere mu Kizere TV Rwanda. Babafitiye studio ku bantu mukeneye gutunganya umuziki wanyu, babafitiye studio mu kubantu mugomba gutunganya amafoto, abafite amakwe, abafite amaniversary. Hari ahantu heza cyane nge nahigire kuri Teri bakira amaniversary ndetse n'ubukwe ubwo aribwo bwose. Bafite abakameramani bateye ubwoba, bafite rwose abantu mufite amaniversary mushaka gushutinga amaniversary cyangwa se amafoto ayariyo yose, hari bakameramani babifitiye ubushobozi. None mu Kizere TV Rwanda murabona ko turi mu mpera z'umwaka, niki muteganyiriza abakunzi banyu muri minsi mikuru? Twabitangiye n'ababibona David, batangiye kubazana n'ibinyobwa bishyashya bya Vida Wine. Akango bakita Vida Wine, birari mu Rwanda hose. N'abandi babisanga rero mu Kizere. Mu Kizere TV ushaka kurangura uraduhamagara tukakugezaho ibinyobwa by'abana cyose. Murakoze cyane. Murabona ko aka kantu gateye ubwoba, nigeze kugasogongera numva na kantu kameze neza cyane. Nashishikariza ndetse cyane igitsina gabo kuko hari icyo kabafasha. Muse gusimbukira mu Kizere muze gusogongera aka kantu bita Vida Wine. Urabona ko aka kantu dusanga mu Kizere, uduhamagara kuri 0788 27 ni Kizere TV Rwanda. 27 Ikizere Bar Restaurant. Ubwo imbere nanze kubivuga ni 8 ngira ngo mwabyumvise kabisa. Tumugiza Kizere Bar Restaurant and Macumbi Guest House. Mbonye hari umuntu wifuje ko izo contact zanyu muzisubiramo, twabasubiramo gake gake. 0782 27 94. Yes, ni Kizere. Iyo ni contact ukeneye kurangura iki kinyobwa mutasanga ahandi hantu uretse mu Kizere gusa. Bakita Vida Wine. Twongera tubibutsa ko dukorera hano mu murenge wa Gitega mu kagari ka Gacyamo hano kwa Mutwe neza. Neza ugika tujya mu cyaha hafi ku kagari ka Gacyamo, imbere y'akagari neza niko honyine ari amarangi ya Bralirwa icyapa ni Primus. Urumva ko hari ibintu byinshi njyewe nahageze, yaba amacumbi, yaba ibyo kunywa by'uko bwoko bwose, yaba ibyo kurya ibyo ari byo byose, inkoko imeze neza, ifiriti imeze, buri kimwe cyose mu Kizere muracyasanga. Icyo gukora cocktail murakoze cyane, rikeri ya mbere nziza ibaho. Urumva ko mu Kizere TV Rwanda uretse sinema nyarwanda gusa, uretse n'ibindi byose tubafitiye n'ibyo ari byo byose, ndetse na studio mu Kizere TV Rwanda ifite ibintu byose, yaba sonorisation barakodesha, yaba abahanzi b'ubwoko bwose, cyane ko naje kuhasanga wa muhanzi mumenyereye ku murya wa gitari cyane musanzwe mukunda bita David Vuningoma David. Ku murya wa gitari turamuzi cyane, tubabwira ko ari buri munsi guhera ku mbere kugeza ku abari hano mu Kizere. Aha ngaha buri munsi agereza ku birebye wirebera ishuri. Urumva ko Ikizere TV Rwanda harimo ibintu byinshi cyane, tubateye amatsiko, musimbukire ahangaha uko bahabarangiye. Contact mwazibonye, niyo uyobewe baza kugufata aho warugeze.
urumva ko service ni service. Hari abaserveri beza bakwakirana ubwuzu, bakwakirana yombi, bakakwereka uko ugomba kwiyakira cyangwa se aho ugomba kuruhukira mu gihe ubikeneye. Urumva ko mu Cyizere TV Rwanda hari zose. Reka tubabwire rero aho muherereye ahariho hose ko muri iminsi mikuru tubafitiye abahanzi bavuna ingoma David ndetse n'abandi, abashaka kuruhuka mu mutwe, abashaka gushira stress, nta handi wabisanga uretse mu Cyizere TV Rwanda. Musi nuzadizo abure guturuka kuri televiziyo Rwanda muri bari bazaba hari muri weekend. Urumva bari hano muri weekend. MC Emizo guturuka kuri TV Rwanda. Yes. Abahari muri weekend. Urumva ko ku Cyizere TV Rwanda nibicika. Yes. Tubahaye ikaze ku Cyizere bar, muze mwirebere, muze mwihera ijisho. Kureba n'ubuntu, kwinjira n'ubuntu, ubundi urebe ushimisha amaso kandi stress zijye ukubiri nawe. Murakoze rero, ndabashimiye cyane nka Pastor Gacyenda. Murabona ko mu Cyizere baraduhumurije cyane. Mutubwiye ko YouTube channel biri gukurikiranwa igiye kuza, kandi ko n'iyi ngiyi ari iyanyu igomba gukurikirwa, ndetse yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se abari hanze yacyo, abakunzi banyu muri rusange ntibacitse intege, mwanze kubateza irungu, muravuga ati reka tugaruke tubatamo n'iki Cyizere TV Rwanda. Reka nshimire Pastor Gacyende, Imana ikomeze kumuha umugisha, ndetse na MC Tony bakoze kwitabira ubutumire kuri Cyizere TV Rwanda. Nk'ibisanzwe murabona ko ni wa musore wanyu MC Tony ndetse na Pastor Gacyende bari kumwe na wa musore wanyu MC Kajuga. Murabizi nk'ibisanzwe guturuka kuri Lifi TV show, nagarutse ku Cyizere TV Rwanda nje kubaha udushya, nje kubakorera bya bindi mutabonye ahandi nk'ibisanzwe. Rero turabakunda cyane, reka tubashishikarize gukora like, share and comment, subscribe, ndetse tubasezeranya ko umunsi ku munsi tugomba kujya tubaha udushya. Cyari Cyizere TV Rwanda nk'ibisanzwe, murabizi ko tubakunda, turi kumwe namwe, tuzagaruka. Ciao ciao.